yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda duherereye mu karere ka Nyarugenge mu isoko rya Nyarugenge munsi ya Kigali Market hano mu mujyi wa Kigali, ubwo umukecuru yari yaje gusaba hano mu mujyi wa Kigali nk'uko muri kumureba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda. Nuriya mukecuru muri kureba yasabye umumotari wa mbere aparika ku ruhande, umumotari ntiyagenda. Asaba n'umumotari wa kabiri, umumotari nawe arahagarara ntiyagenda. Asaba n'umumotari wa gatatu, umumotari wa gatatu nawe arahagarara ntiyagenda. Asaba umumotari wa kane nawe arahagarara ntiyagenda, bahita bamugotera hamwe bakora uruziga. Hagarika n'uwa gatanu nawe yanga kugenda. Nk'uko muri kubireba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda, murabona yuko abamotari bakoze uruziga ndetse badashaka no kumuva imbere. Ubwo umukecuru yahitaga abatuka ati, mwebwe muri abakene, mwebwe nta kintu muzigezaho, muzapfa mudakize, muzaguma kuri moto paka. Nta mumotari nabonye wakize, nimba mutagira impuhwe zo guheza umukecuru nkanjye nta kintu mwakwigezaho. Nibwo abamotari bahitaga basomera uyu mukecuru bamubwira ati, rero wa mukecuru we, dore urakuze, shaka uturimo tw'amaboko tundi wakora, dore yuko umurimo wo gusaba nta kintu uzakugezaho. Ubwo abamotari babwiye uno mugore baramucyurira kugeza ku kigero uyu mukecuru atangira kubita abarozi, ibisambo ndetse n'izindi mvugo zidahwitse. Yuko umumotari umwe yahise abwira uno mukecuru ati, rero wa mukecuru we, dore urashaje, wiza guterana amagambo na bano bana baracyari abana. Uyu mumotari yashakaga ko acururuka, atangira gutonganya umumotari mugenzi we kugira ngo arebe nimba uno mukecuru yabasha gucururuka akagenda. Nk'uko mureba uwo mumotari ufite kasike mu ntoki arimo arabwira uwo wundi amuri imbere avuga ati, reka gushogozanya n'uno mukecuru, abakecuru buriya turabubaha. Avuga yuko igitsina gore buriya bacyubaha kubera ko nicyo kiba cyaratubyaye kikadutwita amezi 9. Tujye twubaha abamama aho bava bakagera. Noneho uyu mumotari ntabwo yabyumvaga neza kuntu umumama nk'uyu nguyu ushoboye ashobora kuba yasaba uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu yamwima yarangiza akabatuka. Gusa ibi ngibi bavuga yuko impamvu yabatutse ari uko uyu mukecuru ashobora kuba afite n'ikindi kibazo ntari buze kuvugira hano mu ruhame. Ncamake y'amakuru, nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nimba ushaka kumenya byinshi kwa kino kiganiro cyabereye hano mu mujyi Kigali Market mu karere ka Nyarugenge mu isoko rya Nyarugenge munsi y'isoko rya Kigali Market umanuka ujya kuri Shike, habereye ibiteye ubwoba. Ubwo umukecuru yasabaga abamotari ndetse aba bamotari nabo bateye uno mukecuru ubwoba. Uko yasabaga umumotari niko umumotari yahagarara ntagende. Uko asabye undi mumotari, undi mumotari nawe arahagaze ntagende. Yongera asaba undi mumotari wa kane, arahagarara ntiyagenda. Asaba n'uwa gatanu, arahagarara ntiyagenda. Kumbe uyu mukecuru ntabwo yarashaka cyangwa ntabwo yashakaga gusaba cyangwa ntabwo yashakaga amafaranga y'abana bamotari, ahubwo avuga ko umukecuru afite icyatsi. Ubwo yaganirije abana bamotari ababwira ngo muyoboke Imana. Bari kubaca mu mujyi wa Kigali. Nimba amakuru mutayumvaga, abamotari mwese musa nabi, mwambara nabi, mwese bari kubaca mu mujyi wa Kigali. Ese umukecuru amakuru yayakuye hehe? Ese yayamenya ate? Mwese bari kubaca mu mujyi wa Kigali. Ikintu mugomba gukora mwizi saha, mukeneye amashengesho kurenza ibindi byose. Ntago nabahagaritse kugira ngo mbasabe, ahubwo nabahagaritse kugira ngo mbagire inama. Icyo nabagiramo inama, murabona ko hano mu mujyi wa Kigali batangiye gucamo imihanda ya bisi. Uyikandagiyemo kwandikira amafaranga atari makenya. Moto bayandikira 10, imodoka bakayandikira 25 bitewe nuko bakoze ibinyuranyije n'amategeko. Ese uyu mukecuru ibi yabimenye ate? Ni trafiki, n'umuyobozi, ni iki? Nibyo twese twarimo twibaza hano nk'abaturage. Murabona yuko twashungamirije, nanjye narinda aho hafi, nari ntwaye imodoka ningiye kwifatira amakuru Nyabugogo, hari aho imodoka yakoze impanuka igahitana umuntu umwe abandi bagakomereka. Bari bamamagaye rero ngiye gufatayo inkuru Nyabugogo, ncano mu isoko rya Nyarugenge kubera ko rero naje gufata amakuru. Nibwo rero nasangaga uyu mukecuru arimo ahagarika abamotari. Ndetse turi kwibaza, uyu mukecuru ni umuyobozi, ni umupolisi, ashinzwe iki? Amategeko yo mu muhanda yose arayazi. Ngo umumotari ukandagiye mwiriya zebra crossing cyangwa hariya mwiriya mihanda ya bisi ngo bamwandikira 10. Ngo noneho umushoferi utwaye imodoka ngo bamwandikira 25. Kandi koko nibyo. Uyu mukecuru yabimenye ate?
uyu mukecuru arababwira ngo ikintu cya mbere mugomba gukora muyoboke musenge Imana, bivuze ngo ari kubakangurira gusenga. Abamotari hano bashoboye bumiwe, natwe twumiwe turahagaze. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Ibi nibyo twahuriye nabyo hano mu isoko rya Nyarugenge, mu karere ka Nyarugenge, munsi y'isoko ya Kigali Market umanuka ujya kuri Shike. Ibi nibyo twahuye nabyo, ndavuga ati reka nabyo nk'abanyarwanda mbanze mbibereke, yenda nubwo nta nyigisho cyangwa nta bya danje birimo, ariko mbereke yuko abacecuru barakaye, ariko bura ngo igitsina gore turacyubaha bya hatari, nta wamukoraho hano cyangwa nta wamuvuga nabi, twese tureba. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nongera kubifuriza umwaka mushya muhire.